ni umuntu rero wabaye mu buzima bugoye, ubuzima wabaje, ubuzima bwatumye mfata n'igihe cyo kwiyahura, mfata iminsi 3, mfata kwiyahura mu bika bitatu. Sinapfa, ndya amabuye ya radio sinapfa, ndya amabuye y'isa sinapfa, kandi yambwiye ko mu gihe kidatinze azagaruka tukijyanira. Reka dusenga Imana. Mana nziza, bwugamo bw'umugaro usamba itarumba giti cy'inganza marumbo y'unyamute, turasenga amacuma ageze wandabaga. Imana yera mu gitondo ikiranuka izuba rikarinda rirenga, ndagushimye uri data ntabwo uri data wacu, uri Imana yihagije, uri Imana ntabwo uri sekamana. Urukumbuzi mu mutima wanjye rw'umukunzi wanjye, nubwo yansize yasize ambwiye ko nubwo agiye kunegurira heza azanuza, kandi yambwiye ko mu gihe kidatinze azagaruka tukijyanira. Yes, ati mfite umukunzi wanjye, kandi yavuze ko agiye kuntegurira aho tuzabana nyine iteka. Turi kumwe n'umuhanzi, ni Evangélisez MONDE TV, mukomeje kugenda mukurikira mu biganiro byacu bitandukanye byivuga butumwa. Rero ntabatindiye cyane, reka twibaze ngo ninde turi kumwe muri iki kiganiro. Muri kumwe n'abavuge Theogene, guturuka mu karere ka Kirehe, intara y'Uburasirazuba, murenge wa Kigarama. Imana iduhana umugisha cyane. Ndumva nshakaga gato kuganira namwe kubijyanye n'ivuga butumwa mu buryo bwo kuririmba no kuvugira Imana imirimo n'ibitangaza yagiye ikora. Yes, Theogene turakwishimiye cyane. Murakoze cyane. Ubundi nko mu minota 2 gato cyane, Theogene ni muntu ki? Theogene ni umuntu watangiye ivuga butumwa mu buryo bwo kuririmba, naritangiye mfite imyaka 19. Ndo umugabo, ndubatse. Abari kumbona ushobora kumbona nk'umusore, ariko ndo umugabo. Ikindi kiyongeye kuri ibyo, ndo umuntu ukunda Imana, kandi nkunda gusenga, nkunda kubana n'Imana, nkunda kugendana n'Imana, nkunda kuririmbira Imana. Natangiye kuririmba bitewe n'ubuzima nagiye ncamo, kandi bitewe no gukunda Imana. Bango rero natangiye kuririmba iravuga ngo kuba mw'iricumbi biri gutuma nsuzugurwa, kuba mw'iricumbi biri gutuma nsabiriza, nabireba nkashaka iwacu aho nazongera kubabara. Yes, turi kumwe n'umuhanzi Theogene. Rero mumaze kumva, reka twibaze ngo Theogene ubundi ni muntu ki mbere uko dukomeza kuganira. Imana iduhana umugisha. Theogene ndi umuntu wabaye mu buzima bugoye, ariko ahantu mvuka cyangwa se kavukire yanjye ni mu karere ka Kirehe, intara y'Uburasirazuba, murenge wa Kigarama. Ni umuntu rero wabaye mu buzima bugoye, ubuzima wabaje, ubuzima bwatumye mfata n'igihe cyo kwiyahura, mfata iminsi 3, mfata kwiyahura mu bika bitatu. Sinapfa, ndya amabuye ya radio sinapfa, ndya amabuye y'isa sinapfa. Ubwo buzima bwose nabuciyemo bwari ubuzima bugoye, kandi ari ubuzima buruhije, ariko Imana irantabara. Murabona yuko muri make umuntu ufite inzara n'umuntu utayifite umurebye uramwibwira, kuko niyahuye ku mpamvu z'inkoni n'inzara, maze iminsi 2 narya ariko nkubitwa.
bivuze ngo barabadirishije bafata ahari kujya ibiryo bahashyira inkoni. Ibyo bintu mbibonye rero mfata umwanzuro bati n'ubundi uku n'ugupfa kabiri nk'amakara, mfata umwanzuro wo kwiyahura, ndababara ndiyahura, ariko sinapfa kubera ko Imana yari ifite umugambi mwiza kuri njye. Ariho nahise nangira kuririmba, nangira ku ndirimbo ibabaje cyane ivuga ngo ndambiwe icumbi. Ni indirimbo ivuga ngo ndambiwe icumbi, ndambiwe icumbi, njyewe ndambiwe icumbi, nukuri ndambiwe icumbi, mbuye mu rugo iwacu numvise amakuru yaho, kandi namenye neza ko amakuru yaho ari meza. Kuba mw'iri icumbi biri gutuma nsuzugurwa, kuba mw'iri icumbi biri gutuma nsabiriza, nabireba nkashaka iwacu aho nazongera kubabara. Ako karirimbo niko nahise ndirimba, numva iby'isi byose ni fake, mpitamo gutumbira mu ijuru, numva nifuje kwigira mu ijuru kuruta ko natinda ku isi. Iyo niyo ncamake y'ubuzima bwanjye. Urakoze cyane, wenda uzagaruka ubirambure. Noneho ikintu focus cyangwa ikintu cyatumye nguhamagara kugira tuganire ni ukugaruka ku kintu cy'ubuvanganzo bukunda kuba muri wowe, nkuzi nk'umuntu wandika imivugo, biriya bintu byavuye. Okay, iriya ni impano indimo, gusa iwacu harimo abanyempano benshi, ariko impano yo kuririmba yo ni njye wayisanzemo cyane. Impano y'ubuhanzi ngo kuvuga iriya mivugo, nkavuga nkaririmbira Imana, biriya byose ni impano indimo. Okay, dushyiraho nk'umuvugo umwe ugushimisha mu mivugo yose wagiye wandika. Nakoze imivugo myinshi, ariko hari umuvugo nkunda navugiye Imana imaze kuntabara, imaze kunyiza inzara. Naravuze ati Imana inyijije inzara, reka mvuge ibyiza byayo, nyivuge ineza yayo. Nayivugiye umuvugo rero ndavuga ngo Imana yacu ni nyamukandagira abadayimoni uko ibishaka, byakanga ikababyina hejuru. Ni Imana yivanga mu rufa rw'amasasu, igatabanuka igitego bita icyubahiro. Ni Imana itegamirwa n'inkozi z'ibibi, itinda kurakara, ikihutira kubabarira. Ijambo yavuze iryibuka ibi bihumbi. Iyo guteye iteka bagutekera icyo wifuza, yagutunga ikibando bakagutwaza ibyo utwaye. Inyuguti z'Imana ku muntu yubaha ni ryananywa mu binima rimara inzara ubundi gashima kunda. Ikindi gukereje iragutegera, isekuro ikanoza cyane, ariko yitetse ntago igishiririza. Ni Imana yera mu gitondo ikiranuka izuba rikarinda rirenga, abantu bagira ibigambo, ariko Imana igira ijambo. Abantu bavuga ibigambo igihumbi kabitesha agaciro. Muzabiki Imana yavuzeho ntago muzabiki abantu bavuze, kandi inkwari nyabugingo mwitongo ryo yihigaga. Ingabo ikuri mu ngo zihiga, ayiki kazihotana ihembe. Nazagira umuntu batera ubwo muzatega ubwo n'ibyaha byanyu, mu gihe dukiranuka byose tuzabigenda hejuru. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Bakunzi ba Evangélisez MONDE TV, murumva ko ibintu bitoroshye na gato rwose. Hari abantu nyine Imana yagiye hamagara mu buryo bwinshi bugiye butandukanye, ubu nyine nawe nuko yahamagawe. Okay, twagiye kuri ya ndirimbo. Okay, reka dukomeze. Mfite urukumbuzi mu mutima wanjye rw'umukunzi wanjye, nubwo yansize ambwiye ko nubwo agiye kunegurira heza azanuza, kandi yambwiye ko mu gihe kidatinze azagaruka tukijyanira. Mfite urukumbuzi mu mutima wanjye rw'umukunzi wanjye, nubwo yansize ambwiye ko nubwo agiye kunegurira heza azanuza, kandi yambwiye ko mu gihe kidatinze azagaruka tukijyanira. Mukunzi wanjye ese uzaza ryari, ka wansize izuba rinkishe. Mukunzi wanjye ese uzaza ryari, ka wansize
imvura inyagira nirwa amabuye nazi icyo nzira mukunzi wanjye ngwino twibanire mukunzi wanjye ese uzaza ryari ka wansize izuba rinkishe mukunzi wanjye ese uzaza ryari ka wansize imvura inyagira nirwa amabuye nazi icyo nzira mukunzi wanjye ngwino twibanire wasize umbwiye ko nkwiye kuba maso nkategereza igihe uzazira kandi wambwiye ko n'indenganwa mu isi zibuke ko nta mugaragu utashebuja kandi wambwiye ko wanyuzemo ari ngombwa nanjye ngo nzayicemo wasize umbwiye ko nkwiye kuba maso nkategereza igihe uzazira kandi wambwiye ko n'indenganwa mu isi zibuke ko nta mugaragu utashebuja kandi wambwiye ko inzira wanyuzemo ari ngombwa nanjye ngo nzayicemo mukunzi wanjye ese uzaza ryari ka wansize izuba rinkishe mukunzi wanjye ese uzaza ryari ka wansize imvura inyagira ryari ka wansize izuba rinkishe mukunzi wanjye ese uzaza ryari ka wansize imvura inyagira nirwa amabuye nazi icyo nzira mukunzi wanjye ngwino twibanire amen amen amen. Theogene aragira uti mukunzi wanjye ngwino twibanire. Theogene, umunota umwe gusa, ijambo rimwe ry'ubutumwa wabwira abari bakurikiye ikiganiro cyacu unabemerere kuzagaruka. Ijambo nababwira icyambere no gukunda Imana, kuko ijambo ry'Imana hamwe ngo dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose tuzabyongererwa. Bivuze ngo mu gihe dufite Imana dufite ubutunzi bukomeye muri twe, mu gihe dufite Imana dufite byose, mu gihe dufite Imana. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya 30:3 no avuga ngo nabaza ndagutabara mwereke ibikomeye biruhije utamenya. Iyo dutabaje Imana iradutabara. Reka dushaka Imana ibindi byose tuzabyongererwa. Imana iduhana umugisha. Rero tugiye gusoza ariko dusenga Imana, mbabwira ngo nzagaruka, mvuze ku ncamake nzaza kubaha amakuru arambuye, nzagaruka tuganire inshuti zanjye, ndabishimiye kandi ndabakunda. Turirimbira Imana, tuvugira Imana, mbabwiraho Imana yankuye n'icyo yangejejeho. Reka dusenga Imana. Mana nziza, bwugamo bw'umugara usamba itarumba giti cy'inganza mu rumbo w'inyamute, turasenga amacuma ageze uwandabaga. Imana yera mu gitondo ikiranuka izuba rikarinda rirenga, ndagushimye uri data ntabwo uri data wacu, uri Imana yihagije, uri Imana ntabwo uri sekamana, uri Imana ntabwo uri nyabingi, ntabwo uri dogoni, ntabwo uri bayari, ntabwo uri ashera, ntabwo uri ibigirwamana, ntabwo uri ryangombe, uri Imana ivuga bikaba ndetse yitegetse birakomera. Isanki turagushimye kuko dushoje gutambutsa buno butumwa bwiza. Mwami Imana, izina bw'icyubahiro, reka ya magambo tuvugiye hano ayubaka imitima y'abanyarwanda, yubaka imitima y'abantu bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda, yubaka imitima y'abeshi. Urakoze mukunzi mwiza ngo komeza kudufasha no kutuyobora no kudushoboza, kandi ushyigikire n'irivuga butumwa bene data bakomeje kuduteza imbere. Urakoze kubyumvishe kandi ukomeje kutugirana izindi teka ryose, urakarama bikwiye. Amen.